turabasuhuje mwe mudukurikira kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV no ku yindi miyoboro tunyuzaho ijambo ry'ubutumwa bwiza, yaba TikTok, yaba Instagram ndetse na Facebook, ndetse nabo tubana kuri WhatsApp group. Mukomere cyane kandi tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Kubana natwe biratunezeza kubera ko natwe biduha imbaraga zo gukomeza gutambutsa ibiganiro. Turabasuhuje kandi turabashimiye. Turabifuriza imigisha yose iva ku Mana ariko ihishe mu ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu tugira umwete wo kuri bagezaho no kugira ngo Imana ikomeze ihishure ibyo yadushyiriye muri Kristo Yesu, ariko ikabitumenyesha ikoresheje ijambo ryayo. Ubwo rero mwahisemo neza kubera ko wahitamo yahitamo ijambo ry'Imana. Isi ifite byinshi ivuga, abahanga bo kwisi bafite byinshi bavuga, ariko burya Imana niyo ivuga ukuri kandi n'isezeranye igasohoza. Niyo itagamburuzwa, ntabwo yananirwa gukora icyo yagambiriye gukora, ahubwo natwe tube mu mwanya tugomba kubamo kugira ngo ubushake bw'Imana budusohorezweho. Kubatanzi rero ngiye uvuga Nemire nshimiye Imana, ndumuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nibwo bwankijije nanjye nibwo mbwira bari mu isi. Ndi kumwe na mwene data nawe utari mushya kuri kamera zacu. Ubwo rero ndagira ngo nawe abasuhuze, namara kubasuhuza dukomeze ikiganiro, ariko twamenyanye ni kari umwene data. Murakoze muvandimwe. Imana ishimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza tunyuza kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye nk'uko wazivuze muvandimwe. Imana ishimwe ko yongeye kuduhereza uyu mwanya kugira ngo tuganire ibiganiro byororotse imitima. Ibiganiro by'ubutumwa bwiza ubw'ubuntu bw'Imana, ibiganiro bivuga ukuri kwa nyako. Ku mazina rero ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko ndi umukiranutsi. Ndi umukiranutsi, ndakijijwe, nakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Imana ishimwe rero, ihimbazwe ko ikomeza kudufasha kandi igakomeza kudufashanya n'abari kutwumva kugira ngo nabo bahabwe ubuntu nk'ubwo natwe twagiriwe. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ihimbazwe ndetse iteka ryose mubera bayo. Mu by'ukuri ijambo ry'ubutumwa bwiza ni ijambo rikiza, ni ijambo ribohora, yego, ni ijambo risubiza intege mu bugingo, ni ijambo umuntu wese akeneye kumva, yego, ndetse agakomeza no kuryumva. Aho Pawulo yajyaga abwira bene data ngo kubandikira ibyo nigeze kubandikira ntabwo bindambira, ariko namwe bibagirira akamaro. Icyo nshaka kuvuga nuko nta n'uwumvisha ubutumwa bwiza udakwiriye gukomeza kumva mu by'ukuri n'ibindi bihishe muri bwo, nibyo bibasha kumwubaka, bibasha kumukomeza, bibasha kumuyobora mu nzira anyuramo umunsi ku munsi. Amen. Kuko ubuntu bw'Imana ni bunini, ubuntu bw'Imana ni bugari, kuko ubuntu bw'Imana ari Kristo. Ubuntu bw'Imana ni Kristo. Ni burebure, ntibugira itangiriro kandi ntibugira n'iherezo. Yego. Duhora rero duhishurirwa ubugari bwabwo, yego, uburebure bwabwo, yego, ikijyejuru n'ikijyepfo, mbese buzanatubeshaho ibihe n'ibihe. Amen. Ni umutungo udafite ingano, mbese utarangira, aho gukomeza kubeshaho abizeye Kristo. Nibyo. Yaba ari mu buzima turimo ndetse no mu buzima buzaza. Amen.
uyu munsi twatekereje ko tuganira ku magambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, urwandiko rwa 2 mu gice cya 12, amagambo agaragaza ikiganiro Pawulo yagiranye na Kristo. Yego. Ariko hashingiye ku kibazo yari afite, yumvaga yifuza ko cyakemuka, ariko Kristo akamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ni amagambo twumva hishemo imbaraga kuri twe, twakwifuza ko nawe usobanukirwa imbaraga zirimo, mu by'ukuri ukumva uburyo ubuntu bw'Imana buhagije koko. Aho bwageze nyine nta kindi gisabwa ngo kize kuzuza. Burahagije, buruzuye, mbese nyine ubuntu uwo bwagezemo bumubereye byose. Bumubereye byose. Nibyo Imana irakomeza guhishura uburyo ubwo buntu nyine koko buhagije. Amen. Turifuza ko nawe bwaguhaza. Ese ugira ngo guhaga umuntu ari mu isi, wagize ngo hari ikintu cyahaza umuntu? Ntacyo. Usibye guhazwa n'ubuntu. Uretse guhazwa n'ubuntu naho ubundi ni mafaranga asa ngahe wagira ngaguhaze. Nayahe mazu wagira umubare wayo waguhaze. Ni igihugu runaka se wajyamwo runaka ngo wumve urahaze. Nta myenda runaka wakwambara ngo wumve uhagijwe nuko yambaye. Mbese nta cyubahiro runaka wagira ngo wumve uhagijwe nacyo. No kucyo ugezeho mu by'ubu buzima, ahubwo wumva ntacyo ufite. Wumva ahubwo noneho urushijeho kugira inzara, wumva urushijeho gukenera byinshi cyane, kandi utari wagera aho ngaho wumvaga nuhagera bizaba bikemutse. Wahagera nabwo ntibikemuke. Nibyo umuntu yumva nashaka umugore cyangwa umugabo bizaba bibaye igisubizo cy'ibibazo bye byose, ariko yamara gushaka akumva uwo babana ntamuhagije, akumva ntamunyuze. Yego. Akumva ntamubereye igisubizo. Ariko ubuntu bw'Imana buhaza umutima w'uwo bwagezemo. Nibyo. Reka dusome ayo magambo ari mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, abera ab'Ikorinto se. Yego. Igice ni cya 12. Turahera sinzi ko byagira sanse tudahereye hejuru, ndabona kuyacamo bigoye. Biragoye. Nubwo umuntu aba yashaka gusoma bike kugira ngo twihute, ariko reka duhere hejuru. Yego. Nkwiriye kwirata, duhere ku murongo wa mbere. Yego. Nubwo bitagira umumaro, reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Yego. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya 3. Bwashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Amen. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa niba yari atari mu mubiri simbizi, bizi Imana, yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Amen. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri, ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye
mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, yego, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu n'inginzi umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. amen. Nuko nzanezezwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Ni gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye munyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Amen. Amen. Ndumva twasorezaho dusoreje ku murongo wa 10, twahereye ku wa mbere, ni igice cya 12 cy'urwandiko Paulo yandikiye abera b'i Korinto. Kera umuntu yasomaga izi nzandiko ariko ntanazumve, no kuzijyamo byabaga bitoroshye, habaga horoshye nko gusoma muri Zaburi cyane. Yego. Ariko byavanaga nuko umuntu yabaga zisoma atari we zandikiwe. Nibyo, kuko niba zarandikiwe abera umuntu akazisoma atari we, ntago yakumva mu by'ukuri icyari gihishe muri zo. yagombaga kugombwa, ni ngombwa kuko aha rero Pawulo agaragaza uburyo Imana yamuhishuriye ibintu bikomeye. Avuga ko yamujyanye mu ijuru rya gatatu, mbese ikamuhishurira ibintu abantu badasobanukiwe cyangwa se abantu badasanzwe bazi. Yego. Ndetse bigoye kuba umuntu yabivuga. Yego. Nkuko hari nk'igihe ba Petero bajyanye na Petero na Yakobo na Yohana bajyanye na Kristo ku musozi. Yego. Bagerayo bakabona ubwiza bwa Kristo, ari nabwo babona nanone hahishuka ishusho ya Eliya n'iya Mose barabagirana ku musozi. Yego. Ari nabwo Petero avuga ngo bubake ingando 3. Yego. Urumva rero hari ibintu umwami yashoboraga kwereka abantu bamwe ntabyereke abandi. Niyo mpamvu rero nibi Pawulo avuga yeretswe, ni ibyo yeretswe byiwe. Yego. Urumva nk'umuntu wari indahemuka ku mwami yashoboraga no kumwereka n'ibyo twiringizwa. Urumva kuri ubu hari ibintu twiringira kuzabona nyuma y'ubu buzima, ariko mu by'ukuri turebesha amaso yo kwizera tukumva bihari, ariko tukaba tutari twabisohoramo. Yego. Noneho rero urumva mu bushuti yari afitanye n'umwami yaba yaramweretse bimwe muri ibyo. Yego. Noneho rero ariko icyo nendaga kuvuga cyane wenda mwana magambo nuko ngo kugira ngo ye kwirata ibirenze hashingiwe ku byo yahishuriwe, ngo nubwo ngo nabwo yirase. Yego. ngo nabwo kurwe ruhande yaba afite ukuri kuko yaba yirata iby'ukuri. Yego. Ariko kugira ngo ye kwirata ibirenze afite ukuntu yahawe nanone igisitazi, ngo ni nk'ingabo ya Satani ngo yo kumukubita ibipfunsi. Hano ntabwo ndi butinde ku byo benshi bavuga batekereza. Hari abavuga bati Pawulo yari afite ijisho ririra, wenda n'icyo bavuga. Hari n'abagaruka bavuga bati ni akarengane cyangwa se yahuraga nako hashingiwe ku ivugabutumwa, kuko yavugaga ibintu nyine abantu badashyikira bo mu gihe cye, nubwo n'uyu munsi nyine abantu badashyikira ubutumwa bwiza ari benshi. Yego. Hanyuma akabirenganirizwa. Yahawe rero ikintu cyo kumucisha bugufi mu mubiri. Yego. Niko abivuga. Ariko icyo kintu kuko cyari kimubangamiye cyane, asaba umwami ngo ubugira gatatu ngo kimuvemo. Ariko umwami aho kugira ngo amusubize iryo sengesho rye amukize icyo, ahubwo yaramubwiye ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ari nacyo twumva uyu munsi turi buganireho cyane. Yego. Ni gute ubuntu bw'Imana buhagije?
mbese birumvikana ko kuba Pawulo rero agiriwe ubuntu agahishurirwa ubwiru bw'ubutumwa bwiza agahabwa ijuru ku buntu yewe akanamenya n'amabanga menshi y'ubwami bw'Imana. Yego. Mu by'ukuri ubwo buntu yagiriwe umwami yakomeje kumwereka ko bumuhagije mu buzima bwe bwa buri munsi. Nibyo. Ku buryo niyo yaba adakiza icyo kintu n'ubundi akwiye kuba amahoro, ahaze, akwiye kuba anyuzwe nuko kuntu, nuko ameze, akwiye kuba aguwe neza ariko hashingiye ku buntu yagiriwe. Amen. Ibi tubivugira ko ubundi abantu benshi ntago bumva neza ntibumva neza imbaraga z'ubuntu bw'Imana. Iyo tuvuga ubuntu bw'Imana abantu ntibumva mu by'ukuri igihishe muri bwo. Ntibumva ko uretse no kuba buhesha umuntu ijuru akicara mu isi azi neza ko arifite, ariko ni n'isoko y'imibereho myiza yose nibyo yo kwifuzwa kandi na buri muntu wari we wese. Nashaka kuvuga ngo mu gihe nk'iki kiriho ibibazo byinshi byugarije isi bidafitiwe ndetse ibisubizo, yego, nta kindi gisubizo nanone gihari cyizewe uretse ubuntu bw'Imana. Nicyo cyonyine. Ubuntu bw'Imana bufite imbaraga kuwa bwakiriye, nibyo, zo kumunyuza mu kibazo icyo ari cyo cyose. Nibyo, kuko ubuntu bw'Imana nyine urumva araho twigeze tuvuga ko ubuntu bw'Imana ari Kristo. Yego. Nkuko wari ubivuze ngo uwabwakiriye ugomba kumutambutsa. Navuga ngo ahubwo abantu bashakira igisubizo aho kitari. Yego. Kubera ko bashakira nk'igisubizo ibibazo uretse no kuba ubuntu nyine bwaradukijije, bukaduhesha ijuru ku buntu, bugatuma tuba mu isi dufite ibyiringiro by'ubugingo. Nyine ni nabwo soko yo kubaho neza hano mu isi, kubaho neza kose yego, hatavuyemwo n'aka na gato. Kubaho neza kose gushingiye ku buntu bw'Imana, niho bushingiye. Ariko wenda tubisobanuye twimbitse, impamvu ni iyihe? Nuko ubundi nubwo isi ishyiraho igisobanuro cy'imibereho myiza, ariko navuga ko ntitwavuga imibereho myiza tutashyizemo uwatanze kubaho. Yego. Ubwo nta mibereho myiza yaba ihari. Nta mibereho myiza yaba ihari idashingiye ku watanze imibereho. Uwatanze imibereho. Mbese impamvu turi hano mu isi nuko hari uwashimye ko isi ibaho abantu. Yego. Uwo ni Imana. Yego. Kandi na mbere yuko abantu bashyirwa ku isi, Imana ubwayo yari yagennye uko abantu bakwiriye kubaho. Ndashaka kuvuga rero ko imibereho myiza, mu magambo yihuse, imibereho myiza ni ukubaho umasha mu ntego yateye Imana kugushyiraho cyangwa se kukurema. Ni ukubaho umasha mu bushake bw'Imana ku buzima bwawe. Yego. Iyo niyo mibereho myiza. Umuntu rero yisanze ku isi agira ngo ahageze kugira ngo wahubwe abeho bihura nuko we ashaka. Cyane ko agera ku isi akahasanga byinshi yabona nk'aho akwiriye kurangariramo, mbese by'uburyo butari bumwe, noneho akabyirukaho ariko bigamera nka bya bindi umubwiriza yavuze ngo yasanze bimeze nk'umuyaga, nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umuntu akarinda ava ku inosi atageze ku byo yirukankagaho. Nibyo. Ibyo rero bigatuma umuntu nta na rimwe yigera yumva ko aguwe neza, kuko ibyo ageraho bidafunga icyuho afite mu mutima. Nibyo. Ntibyuzuza icyuho afite mu mutima. Ubundi icyuzuzo cy'ubuzima bw'umuntu
gishingiye ku wamuhaye ubuzima bwe. ubwo nyine ariruka, yego, ariko agasiga nyine nyiri imibereho. urakoze cyane. Bikaba rero bisaba iki kugira ngo umuntu abeho neza? Wowe dukurikiye utwumve neza, bisaba ko kugira ngo ubeho neza ugaruka ku bushake bw'umuremyi wawe. Ni ubushake bw'umuremyi wawe rero bwa mbere ntago ari ubundi, nuko ngo abantu bakizwa bakamenya ukuri. Yego, niki Imana ishaka, niki Imana ishaka, nuko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Nibyo. Gukizwa bwa mbere ni ugukurwa muri rebellion, ni ugukurwa mu bugomera Imana. Kuko igicumuro cy'Adamu cyateye inyoko muntu yose guhunga Imana no kubaho k'umuntu yishakiye bitandukanye n'iby'umuremyi yashakaga. Arega bihera nyine ku nkomoko y'icyaha. Nibyo. Kuko hari icyo Imana yabujije umuntu aragikora. Gukora icyo Imana ikubujije rero, uwo mwanya bihise bisobanura ko ubuzima winjiyemo n'ubundi ari ubuzima bwo kubaho ukora ugushaka kwawe aho gukora ugushaka kw'Imana. Si byose ntibyumvikana? None rero kugira ngo umuntu yinjire mu bushake bw'Imana, nuko cya kintu cyagutandukanyaga n'Imana kibanza gukurwaho. Icyo rero ni icyaha. Reka mvuge ko icyaha aricyo Yesu yaje kudukura, kandi misiyo yamuzanye ntabwo yayinaniwe, ahubwo yayikoze neza, arayisoza cyane. Niyo mpamvu uyu munsi tubwira abantu kwizera umurimo Yesu yakoze wo gufata bwa bunyacyaha bwacu bwose akabwishyira akanabuhanirwa, ariko ataretse kuduha gukiranuka kwe kugira ngo nanone duhabwe ijuru tubikesha gukiranuka kw'Imana kubonerwa muri Yesu Kristo. Amen. Iyo umuntu amaze rero, ubu mvuze guhabwa ijuru, ariko nukunga ubumwe n'Imana, mbese nukongera kubaho ubanye amahoro n'Imana. Noneho mw'uwo mubano mwiza umuntu agirana n'Imana niho hashingiye imibereho myiza. Yego. Umuntu akajya aryama agasinzira, noneho umuntu akajya yakwambara akaberwa. Yego. Umuntu akajya yakumva noneho yubahitse. Yego. Akajya yakumva noneho afite ijambo. Yego. Mbese akajya yumva noneho nta cyangira afite, akishimira igihugu atuyemo. Urabona abantu benshi bavuga bati inzozi zanjye ni ukujya mu mahanga. Nibyo. Ntekereza ko mu by'ukuri iyo nakurikiranye amakuru, iyo bagezeyo ntibasanga bibabereye igisubizo cy'ikibazo bari bafite. Ariko ubuntu bw'Imana butuma niyo utajya kuba muri icyo gihugu kindi wumva unyuzwe n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana butuma utahindura umugore wawe ushaka undi, utekereza ko yakubera igisubizo. Ahubwo ubuntu bw'Imana buba buguhagije no kuri icyo rwose uba amahoro. No kuri icyo uba amahoro. Turashaka kuvuga kugira amahoro yo mu mutima. Turashaka kuvuga kuzura. Yego. Kumva umuntu yuzuye ariko yujujwe n'ubuntu bw'Imana. Ni ya Mana ubwayo yagarutse mu muntu iza kumubera byose, kuko Imana koko ni byose. Niyo yaremye byose, nibeshaho byose. Hanyuma rero kubana amahoro nayo bituma byose bikubonerera. Kweli. Hari umurimbyi yavuze ngo ubwami Yesu ankunda ndamahoro, ngo byose bizambera byiza ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'umwami Yesu n'Uwiteka, ngo Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Amen. Kuba Yesu aguha ibyo ukena byose ntibivuze ko ibintu ubona byo mu isi wari ukeneye byose ubifite. Ariko Yesu aziba icyuho cy'ibyo udafite byose, ukaba amahoro. Ahubwo ukabona ufite byose. Binavuze iki nanone? Arega abantu ntibagatekereze ko ubukene bw'ibifatika aribwo kibazo cyane, ngo ubukire bw'ibifatika bwo ntibube ikibazo. Nabyo burya ni ikibazo. Iyo umuntu ataratunze byinshi akabigira, akenshi biramuhindura, akaba nyine undi muntu, ndetse ahubwo akaba igihe bimushyira mu bibazo byinshi cyane. Birikora. Ugasanga n'umugore agiye kumuhindura kubera
yari afite yabonaga bataberanye hashingiye ku rwego noneho agezeho akumva hari abantu atasuhuza hashingiye ku rwego agezeho, hari abantu atasura hashingiye ku rwego agezeho, hari abantu batasangira hashingiye ku rwego agezeho. Ariko ubuntu bw'Imana ubwo buduhagije no mu ubwo bukire cyane, kubera ko n'ubukire nabwo bw'ibya hano si icyaha. Bivuze rero ko ariko no mu ubwo bukire ndashaka kuvuga ko ubuntu bw'Imana bukubera byose no mu bukire, ku buryo n'ubukire butagutwaza igitugu ahubwo n'ubundi icyubahiro cy'Imana akaba aricyo kijya hejuru y'ibintu byose. Mbese ubuntu bw'Imana bugakubera igisubizo cya byose. Amen. No mu burwayi ubuntu bw'Imana buba buhagije. Ni ukuri. Impamvu nuko iyo turwaye akenshi tuba dutinya gupfa. Nicyo kiza mbere. Nta kindi watekereza. No gutekereza kuzakira. Yego. Ubu uvuga ati oya amahirwe menshi ni ugupfa. Yego. Ariko ndagira ngo mpumurize abantu badukurikira ko no mu burwayi icyambere ubuzi ku mwami afite ubushobozi bwo kugukiza. Yego. Uko byamera kose afite imbaraga zo gukiza indwara yariyo yose. Naho abaganga bananiwe burya we abagishoboye kugira icyo akora cyane. Sibyo? Kuko nabyo bijya bibaho n'abaganga bakananirwa bakatubwira bati hoya abikurikira turabona mu masengesho turabona bidashoboka, twebwe twakoze icyo dushobora gukora. Nyine kuko baba banagerageje ibyo bashoboye. Nibyo. Ariko ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko impamvu ubuntu bw'Imana buduhagije nuko tuba twiringiye ko niwe muganga uruta, ku buryo indwara yananiranye mu baganga basanzwe wehe n'ubundi abagishoboye kuba yayikiza. Nibyo. Ariko birashoboka ko nkuko Pawulo yasabye gukira kiriya gishakwe ntakire, birashoboka ko niyo ndwara yaba ari itazakira cyane rwose. Noneho rero niba ari yo gukira Yesu ashoboye kugukiza, ariko niba ari n'igare rigomba kukujyana aho ujya naho ni heza. Urumva mu burwayi ubuntu bw'Imana buraduhagije, mu rupfu ubuntu bw'Imana buraduhagije. Ikindi nabonye mwana magambo gikomeye ngo yaherewe icyo kibazo cyangwa icyo gishako cyangwa icyo cyago ngo kugira ngo atirata ibirenze, ahubwo akomeze kwibara, akomeze kwiyumva nk'umuntu ucishijwe bugufi. Ariko ngo kwari no kugira ngo imbaraga z'Imana zuzure muri we. Bivuze iki? Bivuze ngo hari n'ibibazo tubona bidabonerwa ibisubizo mu buzima bwacu, ariko n'Imana ikaba yemeye ko ari uko bimera, ariko harimo n'inyungu z'Imana cyane zo kugira ngo umuntu wayo akomeze kuba acishijwe bugufi, noneho icyubahiro cy'ubumana kigaragarire muri uwo muntu. Nibyo. Ubwo bivuze ko umukiranutsi gusenga ni byiza, akabwira Imana, akabwira umwami ibimuruhije, ibimugoye, ariko yizeye ko mu gisubizo Imana itanga harimo kubikemura gutyo cyangwa se ntinabikemura. Twari tuvuze n'ikibazo gisanzwe. Yego. Ushobora kuba ufite ikibazo gisanzwe wenda cy'ubukene, ikintu wifuza mu buzima busanzwe, ariko ntukibone, mbese ntuhite ukibona kandi wanagisabye Imana. Ubona Bibiliya irabitubwira ngo ibyo twifuza bimenwe nuzi imigambi yacu. Yego. Bimenwe n'umwami tubisabiye tubyingingiye, ariko tunashima. Tugomba kubisaba ariko tunashima, kubera ko tuba dukwiye gushima hashingiye ko n'ibyo twahawe biraruta n'ibyo turimo turasaba. Yego. Noneho rero icyo gihe niba n'icyo wasabye nshobora gusaba n'urugero nti Imana numva nifuza kuva mu bukode. Yego. N'urugero nkabona inzu yanjye sinkomeze gukodesha no kwimuka n'umuryango kenshi n'iki, ugasanga Imana yo ishimye ko uguma ukodesha. Imana ntiyakwanze, nta nubwo yenda niyo kugushakira inzu yitwa iyawe, cyane ko niyubamo
n'ubundi nayo ni yawe nyine kuko ni Imana iguha n'ubushobozi bwo kuyishyura. Niba yashimye rero kugucisha bugufi muri ubwo buryo ibifitemo inyungu kandi yabonye ari byo bikwiriye. Ubwo icyo gihe rero reka ubuntu bw'Imana bukomeze buduhaze, niyo twaba turi guca muri situation tubona zidahura n'ibitekerezo byacu cyangwa n'ibyifuzo byacu. Mu by'ukuri ubuntu bw'Imana buraduhagije, ngo aho intege nke ziri niho imbaraga z'Imana zuzurira. Ndashaka kuvuga intege nke cyangwa se gucishwa bugufi mu buzima busanzwe. Ndashaka kuvuga aho umuntu yumva atibashije se mu yandi magambo, kuko hari n'igihe umuntu azamura intugu ariko hashingiye no ku byo atekereza ko afite cyangwa ashoboye, ariko aho ubona ntacyo ushoboye ukabona nk'aho imbaraga zawe zananiwe, reka mvuge ngo aho niho imbaraga z'Imana zuzuriye. Yego, ni naho hakwiye gukomeza kubonerwa ishimwe. Yego, kubera ko iyo umuntu abona ko hari ibyo ashoboye, yego, nyine ubwo ntashobora kubona uri hejuru ya byose. Yego, nawe akomeza kumva ko ubwo nanjye nshoboye, yego, ubwo hari ibyo nkenera nkabigeraho mu mbaraga zanjye, yego, urumva n'ishimwe ryo gushima Imana ntaryaboneka, kuko aba yumva ko nawe hari aho ashobora kwigeza. Ni nacyo gituma rimwe na rimwe tubura ibyo twashakaga kugeraho, noneho ahubwo tukaza kubona ahubwo n'ibirenze ibyo twebwe twatekerezaga, kugira ngo tubone neza ko ahubwo imbaraga z'Imana arizo zabikoze. Amen. Ubwo tugirira Imana rero icyizere mu buzima bwacu bwose, tubeho ariko nk'abazi ko hejuru y'imbaraga zacu hari imbaraga z'Imana. Amen. Tuzi ko Imana ngiye sinze ejo hanjye, ejo apana vanga ejo haza, ejo nyine ejo ku munsi w'ejo ntabwo nzi bizaba. Yewe no mu yandi masaha abiri ari imbere ntabwo nzi ibiri bubi, ariko Imana irabizi kandi ubwo Imana iri mu ruhande rwanjye, iri kundebera ejo, iri kundebera ejo bundi, niyo ifite ejo hazaza hanjye mu biganza byanjye. Amen. Bivuze rero ngo kwiganyira ni uko ubusa, gutinya ni iby'ubusa. Imana ubwo iri mu ruhande rwacu nta mubisha ntawe dufite. Amen. Icyo rero turanakibwira abantu badukurikiye, yego, kugira ngo wowe wumve ubutumwa bwiza, umenye ko ubuntu bw'Imana butaduhagije gusa mu kujya mu ijuru, ahubwo bunaduhagije no mu mibereho yacu ya buri munsi, ku buryo icyo twaba turi kunyuramo cyose, imbaraga cyaba gifite zose, ubuntu bw'Imana buri hejuru ya byose. Yego. Ku buryo bukomeza kuduha ibyiringiro, bukomeza kuduha imbaraga, bukomeza kuduha amahoro, bukomeza kuduha ibyishimo, bukomeza kuduha ihumure, bukomeza gutuma dukomera, ariko mu by'ukuri dukomejwe n'ubuntu bw'Imana, tudakomejwe n'ibifatika. Amen. Yego. Nyine ubuntu bw'Imana na Yesu yarabivuze. Yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo yaduhaye, ni ubuntu bukurikira ubundi. Iyo ijambo rivuga ngo ni ubuntu bukurikira ubundi, nuko habayeho ubuntu bwadukijije urupfu rw'iteka. Noneho ubuntu bukurikira ubundi ni imibereho izanwa na bwa buntu sasa. Urumva rero mu by'ukuri umuntu wese akwiriye gukomeza kwisangaho mu buntu bw'Imana. Yego. Ikindi cyamutekereresha ukundi kuri hanze y'ubuntu yamenye, nanone icyo ngicyo akwiye kukigendera kuri, ko ni gishaka gutuma gusa kijya kumubeshaho nabi, ko cyo ntigishobora kumubeshaho mu buryo bwa nyabwo Imana yagennye. Yego. Urabona hari ikintu kimeze nk'ikicundo, abana bicundaho. Yego. Kuri abasunika akagenda akagaruka, akagenda akagaruka, ariko burya abafite tendancy yo kugaruka ahantu hamwe, hahandi cyamukuye kigira gutya kikagaruka. Yego. Kikagira gutya kikagaruka. Yego. Cyanajya imbere kikagaruka, hari bamusunika, hari igihe bamusunika, ariko n'ubundi ni hahandi. Ndashaka kuvuga imbaraga z'ubuntu bw'Imana, naho isi yadukubita hirya no hino, ariko tugaruka muri ya mahoro yacu,
tugaruka muri wa munezero wacu, tugaruka muri bya byishimo, muri bya byiringiro byacu, tugaruka muri za mbaraga z'ubuntu bw'Imana. Naho iminsi yahinduka, naho ibihe byamera nabi, ariko ubuntu bw'Imana ni igisubizo kuri buri kimwe cyose cyashaka kubuza amahoro yawe, cyashaka kubuza ibyishimo byawe, cyashaka kubuza ihumure ryawe. Amen. Ishingikirize ku buntu bw'Imana, unyurwe n'ubushuti bwo mu ijuru, wisunga umukiza ukomeye, ubundi ubeho neza muri Kristo Yesu. Amen. Twabaganiriraga kubera ko tubakunda, ariko kubera ko nanone tutaba dushaka gufata umwanya wanyu munini cyane ko ibiganiro byacu ari akagaruka, iki tubaye tugisoreje ahangaha, ariko tubabwira ngo ubuntu bw'Imana burahagije ku babwakiriye. Nibyo. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose none iteka ryose. Amen. Amen.